kumbisa nanjye nsure bikunde mpumeke mbone urumva njyewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango yego noneho ndamubwira arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yampaye ngaho wari waramurongoye se ari umugore wawe hoya ntago ari umugore wanjye kabisa none se noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo se urampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desasi zigaye ko nta n'ibyumweru banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite yego nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha ndamubwira ati rero ngwino twibanire rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13 urumva yabaga namusanze kwa Didiman nyine abona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba oya wijyaho gutyo reka mvuga ukuntu byari bimeze yego noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe guhereze n'10% ku byinjiye ubwo niba twinjije miliyoni ndaguherezaho 100 uya saving noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu umuriro amazi ibyo kurya umukozi turakorana gutyo noneho kugeza tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini yego tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe mbere twararanaga aho mwabaga Nyamirambo mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe wararaga ku buriri bumwe so twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu yego urabizi nawe so bizi si by'abahungu yego araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu yigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana yego bigeraho noneho mbona ariko napazo mubana yego bivuze ngo babanaga mubana mu cyumba kimwe napazo afite icyumba cye yego inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe nanjye mfite space ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho puzzle niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu noneho ndamwicaza ndamubwira ati puzzle ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo unduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye mu myambarire mu mivugire mu migendere abo ugendana nabo ubahindire kugira ngo tutagetinga ibiraka binini nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye wirirwana na sorti na Didiman niko byumva nibo bajyanama turabiganiraho noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira Nyamirambo kuba kwa Petit Frere birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye ndamubwira ati okay naribi ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero washaka amafaranga atari ku mafaranga nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke
nanjye niterera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntaribe atoya 300 nta kintu yamarira uzama 500 ndaje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose ndavuga ati byibura nzaguha desa mowe 300 nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka yego arambwira ati ntaribe tuza kujyana ku Gisenyi tujyanye ku Gisenyi ariko nza ku umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ampano ntabwo ujyuma amafaranga wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa ugomba kunyongeza amafaranga producer wawe yego ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse yego ibyo nabyo ndabigeraho nanone noneho amaze producer amaze kujya mbwira gutyo ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo no Pazo za kumwicaza ndamubwira ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere kwara yego twabonye ibiraka mu kwa kabiri ukwa gatatu kwa kane nta biraka twagize wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona yego noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha nkavuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha ko umutuma kuri banki uko ubuzi balance isigaye umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi arangije arambwira ngo hoyanga ubugomba ngo kubishyura ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa uko tubayeho bizagabanuka nibwo rero igitekerezo cyaze ndamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora tugiye kukuza akazi kacu ugiye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi ubwo kazavamo amafaranga gutunga kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu ndanakongerera amafaranga naguhaga niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho Pazo turabyemeranywaho umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva rega turabantu bakuru birumvikana kuri wese ngara byandastandinga arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana ndangije tambaza Pazo ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari idene turi kubyibuka neza ko amafaranga atari ideni ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe nzati yego none se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubinde kwa twabaze ko bikunda waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda mbona byabaye intambara nahise ninjira mu nzu fata telefone ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda ubwo bizinduka mu gitondo haba umuganda
abyuka mbona aracyahari ndamwihorera bigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe ndavuga ati reka mu mutwe wanjye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo yego ubwo Pazo ni wizi video uzitanze Pazo muhamagaye nsanga yamborotse nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe